uko mukora abagira akanama gakeya mubireke ibi mubireke ibisi ubutwari uraje urashize umurimburane n'umuryango isi ntisarurwa kugira ngo isi uzayisarura uzarebe isi irubu kuko uyisanga ujya kuyisiga yariyongereye barayibona cyane nta muntu usoroma isi twebwe kuri isi imana yadushyizeho imbuto zayo ngire ngo turi ibintu bibaba ariko mwebwe njya ndeba abantu muremwa mu kwezi gukora ibintu bisanzwe tuzi intambara hari ubwoko bwateye ubundi ariko intambara y'ubwoko burimo kwitera mu mata n'ibintu bizaza mu mateka y'isi ushobora kuba muri mu bambere bakoze ugafata umwana w'umuhungu muto ukamuhimbunda ukamwumvisha bikagutwara umwanya kumwigisha no kumwumvisha ukamugira se mu myaka yaramubikaga hariya no niba hari ibyo isi ntibyayisarura ikiriraho gusa kigendera iki gihugu cyarateye giterwa n'abarema giterwa n'abapfurero giterwa n'abanyi ariko n'ababateye ni agatsiko kayo moko niko kateye leta ireba iracecetse kumugaragaro twese tubibona n'undi mpamvu turi muri leta nta bushobozi none birarangiye mwebwe ubwanyu muriteye abashoboye kudekarara ikibazo cy'iyi ntambara yabaye muri iki gihugu barabikoze ariko nkubaze dosiye yawe wajyanye muri woni ukavuga ngo aya moko aradutera ubu woni kabirimo kubona dosiye zindi zivuga ngo nawe uri muritera ko kuzatabarwa wowe ubu uzatabarwa abagabo b'igihugu iyi murayikora mute none mwakoze amadosiye menshi yo gutabaza iyo muratabaza none mwaje ntimuzabishobora mureke kujya mwihandagaza nk'uko mudashoboye ntimuzabishobora kirasana mu mara ntabwo ariwo muti uzatuma amahoro aba muri iki gihugu mushaka mubyemere nimushaka murorere kubera ko byavuzwe gusa ngo wabizere bimwe baravuga inama ubu kuri byanyu ko mu miryango mureke kubishyiramo imbunda imbunda ikemura ikibazo cy'igihugu ntabwo ikemura ikibazo cy'umuryango iyo imiryango yagiranye ibibazo baricara nka famiye bagahamagara n'imiryango ikabafasha kubikemura ariko mu muryango iyo wazanye n'imbunda umuryango ugiye gufite nta kintu ugiye kugeraho iyi twashenze mwafasha mwabagabo mwe n'imbi mwaboneka n'imbi muyireke uyu munsi ni Sebatutsi ejo harundi ejo bundi harundi wenda n'ejo hazarundi ariko ni bande bagomba gukemura kino kibazo mwebwe mama abagabo banyu n'abahungu banyu mubabwire bareke ibintu bakora uyu mugabo ntabwo yishwe na mayimayi uyu mugabo ntabwo yishwe na leta kandi umugabo amaze igihe ahiye abantu benshi murabizi icyo umugabo amaze igihe ahiye ubwo bundi bagira inama uyu w'umugabo yuri ngo kubera ko wishe Sebatutsi n'intwari mwabagabo mwereka mbabwire jewe imyaka maze mu minembwe ndwana zino ntambara nta wundi mushefu nari najyana nawe kuri fu nta usibye Sebatutsi kandi igihe cyose nkajya mu Sebatutsi tugira aho ugarukiye uri umushefu rimwe na rimwe tukajya kurwana hamwe Sebatutsi sigara ku muhanda reka twe tugende
tukabyumvikana narangiza kwambara gushoka nkabona se Sebatutsi mwese mwemeje ko yari umugabo w'ukuri ni rimwe mu byazi hari agatsiko karimo kwica abantu bamujijije kuko yajyaga babwira ako gatsiko nikajya gashaka kumva ukuri ako gatsiko gakeneye kugakukamira kugakomera amashyi mujye mugasasira ibitenge gatambukireho nibyo bashaka abanze kubikora nibo barimo kumera gutya ariko ibi mukora nta wundi mukozi isoni nimwe murimo kwikoza isoni ejo hari umuntu wanyigishije uburyo bwo kureba kureba hasi n'abandi atangira gukundabira abantu bose mwagiye murasana umukurera arimo arabaseka yambwira ngo mwatsinze ariko yabeshye ntabwo mwatsinzwe mwese rero batsindishije twenyine kubera iki mwabuze iki n'iki mwabuze mwaba bishobora gutuma muvuga ngo muratsinda n'iki cyabaye gituma mutsindwa turashyira abantu tubagize ngo kuzarasira mu mazi turashukashuka abantu ubajyana mu tunama ngo mukunde mubabone kunde naba bisi gakora birahagije byarakozwe n'uyaraye natangaje n'igihugu inama yarabaye mu mirenge abavuzi b'umutekano bari bashinzwe kubivuga baravuga ikibazo kibaye abanyarwanda baca umugani ngo ushaka gukira indwara arayirata nimukomeza kubishira rero ntabwo muzakira mushaka gukira muvuge ubwo wowe ucecetse kuvuga ngo ntawe uzapfa impfu nizo zitandukanye ariko urupfu nyine ni urupfu Sebatutsi yarwara akitwa n'indwara abaganga bakavura bikanga aho ni sawa ni sawa ariko Sebatutsi yarashwe n'umunyamurenge ndabeshya yarashwe n'umunyamurenge arashwa n'imbunda yaguzwe kure gutabara igihugu Sebatutsi niwe warubangamye kino gihugu niwe haduyi utabazi bwanyu bwose iyo bugenda buva hanze hose n'ibyo ngo mugura amasasu n'imbunda babyohereza kugira ngo murase Sebatutsi nk'ibi mikoze n'iki bisobanuye iki mu kinyamurenge mu muryango w'abanyamurenge ibi biri mu muco none kuki mumaze kubigira umuco kandi bitari mu muco umuco wanyu mubibamo siko bimeze ariko kuki muzanye uwo muco none ukaba mubimitse murimo muratoza abana bato ibi murimo mutoza abana bato bizabagora ngo bandika gati wicaye abagabo bashinzwe guhaguruka ngo murwanye kino kintu muri icecekeye muzashaka kukirwanya ku gati wicaye ababikoze barabicaye baranezerewe mwatsinze umwanzi uri intwari yishe Sebatutsi urase Sebatutsi urwanye kuri iki gihugu Sebatutsi urwaniye kano karere amanywa n'ijoro Sebatutsi wanze guhinga uko abandi bahinga bakagenda iyo ngiyo mu bindi bihana cyangwa bakagenda aranga ngo nzaguma hano nzarwanira umuturage wanjye aha ngaha nzahava ari uko mbona ko binaniranye nta kindi narenzaho ndaga mucyana Sebatutsi abantu ntabwo Sebatutsi umunsi wabonye mayimanukanye hano ukabona ndahindukiye ndagiye uzamenye ko naniwe ariko mu gihe nzaba nkishije agashobozi iyo karatangana gato nzigenda hererana akarere ariko muramwishe mwebwe nimwe mumwishe bamama abahungu banyu nibo bishuye umugabo ibagire nta kirundi muntu gushira mu nzu ngo akubeshye ngo mari cyangwa ngo ni imitarike no ntawe ni mwebwe mubikoze mugende munezerwe
mumererwe neza nishyuye shefu wo kuri muriza inama yarabaye mu bakamata ngo kera hashize iminsi ariko ngo mwaretse mu gihe cyangwa kagera gakorwa n'isoni nakwe nkorwe n'isoni jewe nanjye navuga nti muzazi ko none mwicaye akumukira bose ari umugabo umwe nigeze gutumaho gucyumweru ikigo cyangwa abantu barimo kuzi wawe mu ijoro bagakora inama mu ijoro mu nzu bihishe n'iki aka karere ko hakuno ya Rwiko nta farigese tugira tugenda ku manywa kuki bataza ku manywa bakinjira saa 4 z'ijoro bagasohoka saa 9 tuba tubareba kuko nitwe turi ku burizi bw'igihugu buri wese tuba tugiye uri kuracumikira bicaye ku cyumweru twarabiza hano hakurya kiye mu mureke hari agatsiko karimo kugenda karasa abantu mu mazi ariko ako gatsiko nimwe mu gatumbikira munyana bashaka kuvuga amaze ngo hoya none ko ari wo mwuga yahisemo kuki ushaka kumukugira ibanga yigeze akubwira ngo ntimwumve yagutumye arakubwira ngo ntimwumve iyi ndwara mutayirate ntabwo muzakira kugira ngo mukire nuko mugomba kuyirata abo bicanye mukabashira ku mugaragaro mukabamenya ejo yakwinjira niwawe atune kuko muzi ariko kubizi cyura ugomba kubuye kwicyo bakaza mu mihana yanyu mukabarira bakahava bakagenda bakabasira abantu mu mazi bakagaruka biruka mukabatekera icyaha uwo mwana wa Fulani ni murashi avuye kurasa muyomba wawe avuye kurasa umukwe wawe avuye kurasa mukuru wawe ubuse mukabyaramwe none iyi turayirwana dute ko twari dusanzwe tuzi ngo mayizi biri hakurya tugagenda tugashira amambushe hakurya ubu cyamushikira ku muryango yanyu nicyo mushaka mwavuye muri icyo gitima kibi kimaze kubinjira igitima cyo gusenya abantu bishimira ibitabaho mu minsi ya kizahara abari kugwa bishimiye mu mazeru kandi batuye kuyakunda arahari ukishimira ubutu bwawe ko baratubeshye ngo mwate ugatuje kubatabara ngo koko mwate kutinda kumenya ko ari mwe mwiteye kutinda kubimenya iyo tubimenya mbere ko ari mwe mwiteye ibi byose n'ibyari kuba kuko iyi ntambara wayimenye umenya uburyo uyirwana iyi ntambara wayisobanukiwe uyigaho ariko n'iyi turaza kuyigaho ni mu byemera tugafatika turaza kuyigaho n'irarangira nta kizarangira mu gihe cyashize tugeze guhura n'abatekano bavuga kuza kwifata harimo kuza kuri iki kibazo ariko igitangaje atarashira kabiri ngararasha ubona siwenye mwebwe ndio strategy za gisirikare zo kurasira abantu mu mazu nyine kuri abahanga murabona ko gera ababaje nongere nsubiremo murabona ko uyu mugambi mwatange iyi strategy mwafashe yo kurwana gusa murabona ko yizace muri kibazo kiri muri iki gihugu ngo yego twese tumukore twese iyi strategy tuyigendere yo mwaza muri tate ndabagera kugira ngo gikire mutakirimo ntacyo bimaze byabatize kigakira mu kintu mwabaturage mutako tutagize ngo mubeho ntacyo tutakoze ngo tubarwaneho imisozi yose murera twarayiteze nta musozi tutararara hejuru yanyu mwebwe icyo twari dushoboye gukora twaragikoze icyo tutakoze ntabwo twari dushoboye agatoya twari dufite twagasangiranye namwe muri ubwo bushobozi abo twabashije kujyana nabo ku ntambara twarajyanye ariko icyo twashakaga mwebwe mubeho muryame musinziye ariko mubikubye n'ubusa byose mubihinduye zero
bigezaho umuntu arimo atekereza ngo ariko narasiye narwaniye iki kuki twarwanye twaba twarwanagaho bahindutse ubwabo bihindutse ubu cyose cyangwa n'abagabo bakuru cyane b'imyaka nka za 80 bashobora kugira abana inama ko barabuze kumva amanama buri munsi y'iyo ngiyo nayiki n'amanama bayiga kuki amanama atarimo kwigisha abantu agaciro kabo nayaye kuki mwiyima agaciro ubwanjye kuki mwimaramo agaciro kuki mwihindura kenyeje murimo murihindura kenyeje kweli murabyemeye ubwoko bwose buhinduke kenyeje abakure rero batangira kujya babuvuga ngo bwamarana munaniwe kwigisha ibanga twabunde munaniwe kwigisha ibanga kweli reka ni mu bayobozi b'igihugu kweli ibintu murabona ibi muzabivamo ubu kambaye nk'urike kuri saha ngubu hangaha nimumbire twumvise isasu hano hato mumbire uratwaza mukatwajya kura urashe tumuhora iki kugira ngo wowe ngucinjira ikibaba ureke gupfa furana azaza kwiyicira ubu ndabona ari cyo tubereye ni ukubarinda kuko hari ugomba kubica tube tubacuze tumubacuze azabona ukuntu aza kubica ubu turabona bigeze harunga furani izamugire mari n'izamukorera ugomba kubica murimo murasingana kwitana mukabisingana ngo nibyo ugomba kwita ngo uya ngo bige aya ushaka amahoro kabinoni ubu bugome mukabura ntaho buzabageza ubushize nagize ibyaga abana banje barasigwa hariya hafi uwabarasharira hari abamusanze aho yirukiye bajya kumushimira icyo yakoze bajya kumubwira uburyo icyo yakoze ari cyo agomba no gusubira mu ruhongore kweli ubwo warangiza wowe ukicara ukavuga ngo ndi umugabo ubuye gukora ikintu nk'icyo umwicanyi wisha abana b'abantu uramusuye uramugemuriye umuhaye kuraje ibyo ni ibintu birimo kuba hangaha hano muri aka gakanseri kamurinda agakandi kadasena na ya mayo kugera ku murimo murakamaraniramo murimo murakiciraniramo mwebwe ubwanyu murimo murahondanira mu nkambi murarasanira mu bazu mugezaho murasabaza abo n'abagore umugabo yicaranye n'umugore we kweli ugahemuka ikintu nk'icyo ngicyo ugakora iki ibyo byose bigakorwa bamwe ngo kugira ngo hajye haterana abantu nk'uko nguko babona ibyo bavuga abantu baba basigaye bifuza ibintu ngo bakunde bavuga ariko rero inama nabagira ubu bwicanyi murimo mwica inama nabagira n'uko mukabuvaho burundu umuntu akajya ategereza urupfu rw'Imana yamuremeye icwa n'amayi sawa yaguye ku rugamba yishwe n'umwanzi ibyo ni ibintu byumvikana pe kandi igihe kimeze yishwe n'umwanzi ariko gukora ibi ngibi ubu nama bukaba njyewe kuvana mbere hose najyaga mbabwira ariko ubu nama bwa nijoro ni rubi inama nzima iba ku manywa niyo nama yubaka iyo ubonye akanama kariko kuba mu bwihisho ujye umenya ngo ako kanama karavamo imbuto mbi cyangwa bikunde mwaribye imbuto y'urwangano dore mutangiye gusarura mwaribye imbuto y'amacakubiri mutangiye gusarura amacakubiri abani babi nataba nibo beza ngo bitangiye kuvamo bitangiye kwica abashefu babo barwanyeho imyaka yose uyu mugabo se batiki yarwanye kuri uyu muhanda arangwa aravugwa aratukwa impapuro ndazifite yewe mfite impapuro z'abantu baze se batutse umuntu akajya yandikiza ngo je runaka akanasinya ndazifite ushaka kuzazimenya azazizamwereka amakopi
impapuro zirenga mu 8 zo kwangura umugabo. Ubu kuri iyi saha mubonye kwica ingiki ariko kizima mwagombaga gukora, ko ariko ariyo nzira nyayo yagombaga gukemura ikibazo cyawe. Abantu bakaza biba hano kandi ntarabona yewe ko wumva niki ngwino kumanywa ufite ikibazo gihari. Umbe n'iki mwashakaga kugeraho. Abana arapfuye, yakigara apfuye, abagore baraguye hariya murabizi mwese ku mugaragaro, ababigize n'uruhare arazi iyo ngiyo kuntu ziriya barishyiga mu buryo nk'ubu, abanyerezwa bakabura burundu ngo ntibamenye n'iherezo byabo. Ibi ngibi siko kugira agaciro, siko kuba umugabo, ibi siko kugira igihugu. Iyi mbuto murimo mwibiba ntabwo ari imbuto nziza gusarura. Ibi ngibi ntabwo ariyo mbuto nzima kuzisarura. Mureke buno bwicanyi, abagabo bakuru n'abagore bakuru mwigisha abana banyu bareke kujya babarasira mu mazu. Abana nibo barimo kuza bagakora ibi. Niba byakundaga nari kubasaba n'iminota 5 yo kwiga. Ugatetekamo akanya mu kwiga. None tugaye iki? Muvuge uko tugaye. Muvuge inaka tugaye province y'iki. Abanyamurenge. Ntabwo cyari kibabereye kubamo. Nabizi kumugara. Ariko muri muragize. Abana barimo batoza ibingibi bari munsi y'imyaka 18 batekereza ko bagera mu myaka 30 bagana bameze bati murimo amabandi, murimo murorora abicanyi. Ntabwo uyu yari umuco mwakagombye gutoza abana banyu, ntabwo ari uyu. Nimushaka mubireke, nimushaka mubikomeze, ariko ni bibi. Mwishe Sebatutsi muri abantu bari mwebwe. Mwishe Sebatutsi nzabatangira ubuhamya ku isi yose ko muri babi. N'umuntu wese azaganira nawe uzambwira ngo hari abantu bari ku isi. Mwishe intwari yanyu, umutware wanyu, mumujijije ubusa. Niba wowe ufite politike yawe ntayumva, ntabwo ari urubanza. Politike ntabwo itangiriye aha ngaha, twabuze tubitanga ku isi. Kandi mu gihugu cyose habayo politike kandi nyinshi, buri muntu akagira, ariko ibi ntabwo ari politike. Ibi byagakozwe n'undi, ntabwo byagakozwe nawe. Wowe wabikoze, si wowe wagombaga kubikora. Wihaye akazi katari akawe, wihaye inshingano zitari izawe. Urashaka kwita intwari, ntabwo uzitwa intwari ukora ibi. Nta hantu nane bazakwita intwari kubera ko bakoze. Sebatutsi yarahize hano na delegasiyo yagiye hano, bakarara hano na delegasiyo. Ijoro inama n'induga imigambo abantu bakabuza icyakubiri idafite umusaruro. Mukwari ari hehe? Dore abantu bari kuri isi wa kabiri n'imikwari. Ndamubabwiye mubimenye, arimo arahigwa kandi arimo arahigwa n'abana banyu. Mukwari ujya kukira indwara arayirata, mubimenye, mube mubizi. Nta guhishira, kuko guhishira umurata akamaraho abana. None kumuhishira ibintu bivugwe nk'uko bimeze, ukuri kwako tukuvuge nk'ukuri kwako. Nawe gutukana aho ngaho ngo
bazanye interineti igihugu ntabwo bacyubakira kuri telefone ahubwo barubakisha amaboko urahaguruka ugakora ibintu byiza ukazasarura imbuto nziza. Izi ngufu murimo mukoresha mwicana niba mwazikoreshaga kurasa haduri tuba turi bimwe. Izi ngufu mukoresha n'utunama mwirirwamo tw'amacakubiri niba utwo tunama mwakwirirwagamo two kuvuga ngo murwanire igihugu hajya bikomeje indi gikomeye Kakagembe. Kwakagembe. Satugeze kwa Kagembe. Igihugu n'igikombe ibigombera ngo abantu miliyoni z'ayo ya kwara abantu bake cyane ariko bake babyumva kimwe bake babisobanukiwe bake bakundanye benshi badakundanye kule ntacyo bageraho benshi cyane barimo amacakubiri bive mutahire ntacyo mwageraho. Yewe niba mubasha kwibuka neza ngira abantu nibuke abajya bakunda kwandika kuri izi nyungu abo yajyaga kwiga gukora ibintu umunsi amacakubiri avuka muri iki gihugu umuhana wa nyuma wari ninde ubyibuka neza ariko amacakubiri amaze kuba imihana yagiye yegerana wenda shefu ashobora kuba abyibuka kuko ni uruhande rw'ingenzi guhura n'ingorane amacakubiri ajya kuvuga Tabiziba nyawarimba uriyagiye kwisha ngo mubizi. Oya amacakubiri atangira. Ya intambara. Ariko amacakubiri yavukiye bashefu aha amacakubiri yavukiye mutangiye bwa bunama bwa nihangane babwire kuko turi basaba bikigire ngene ibintu byose bidakwiye aho mwatangiye bwa bunama bwanjye mubyibuke neza mwakuye abana ku marondo mugira ahandi mwohereza murasiga barabohereza mu bihugu zo baragenda mugabane igikenya hariya mu Kidevu naho ntabwo ariko hari hameze haje gusenyuka nyuma. Ibyo byose byatewe n'abantu kuba baciwe n'abantu kuba baciwemo kandi abantu gucibwamo nimwe mwabikoze abagabo b'iki gihugu abaturage b'iki gihugu nimwe mwabikoze mwabigizemo uruhare runini. Ese umuntu warazaniye politiki yo kubabwira ngo amacakubiri niwe yubaka muzamutera amabuye ni umugome yabashizemo uburozi. Niba abantu uri inzobe kabikara byatubuza kurasa adu byatubuza none kuki wumva ngo abantu bose ngo mugomba kuba inzobe ngo nuwari igikara ngo yituke kuki mpati ngo abantu bose ngo niba ari igikara ngo twese tubigikara nari inzobe nisiga imbyiro kuki ubimpati waretse nkaguma nk'uko meze n'ubundi mu gihe dufatanije akazi twese turimo dukora akazi kamwe. Ubu murambwira ngo ndekera ahari ko nari mfite byinshi byo kubabwira ariko umwanya ni murahemutse kandi murihemukiye. Amaraso ye ndimo ndayabona mu maso yanyu amaraso ye abantu ndimo kureba mu maso nkahita mbona amaraso yasimba arimo arabazinguka mu maso ujye kujya murara mwikanga mushiduka ngo ndose nabi ntabwo uzaburose uzaba wibutse ibyo wakoze ntabwo urakwica umuntu icya Ndangije aba bantu bose bangana gutya ku nyungu zawe wowe ku giti cyawe abantu bamwe ntabwo turimo gukorera inyungu
mubishaka murakorera igihugu ngo bibeho inyungu ya mbere ku isi umuntu ni igihugu yewe urinde ngo ndi runaka iwacu igikanawe nibyo shema ry'isi ariko mwebwe ntimubishaka murashaka mujya muvuga ngo iwacu hari ikanawe ijambo rijyayo vuga ngo iwacu igikanawe ntutinye kuhavuga nukuri kw'Imana ariko ababwira ibintu murimo mukora hari igihe bazajya bakubaza iwanyu utinye kuhavuga wange kuhavuga kubera ko uzi ibyo wakoze bivuga ko n'imikana kabarayika bandi abanyamurenge muraziranye muravukana ni gute umuntu yinjira umuhana akarasa umuntu akawusohoka yabona message hano ngoma korone ngo inama yicaye imirimba ngo aduyagiye gutera ntarabona message mbwira uharagatsiko kaje kurasana nakamwe utizo message mutazohereza nukubera iki umuhana wose ugaceceka ikibazo kikaba cyamara kuba message tukabona kurana rafi kandi wari ubizi aba bana barashuye umugabo barazenguritse hano abantu bose barababona aba bantu barashuye umugabo baracumbikiye uwaracumbikiye naramubwiye jewe namutumyeho Dr. He byinshari he narabatumye mugende mubwire uriya mugabo ucumbikiye abicanye nibazajya bashaka kusiwa baje baza kumanywa nibakaje baza bubuga amajoro barimo barinjira iwawe saa 4 bagasohoka saa 9 umugambi bafite ntabwo ari mwiza ijambo nongera ndarivuga hariya hafi yemwe hari agatsiko mube maso hari agatsiko karimo kuzenguka kagenda kwica abantu mu mazi mube maso ibi ni ibintu navuze twarabivuze jewe njya ntembera nkava hano nkagenda ariko igihe cyose nabaga njya kugenda mbanza kumenya situation yaduka abona guhaguruka buri munsi uyu mugabo ajya muvugisha amakuru y'amazi kambaza yagira kugira ngo yakire hari amakuru y'ubutaka atari meza ako kanya ho nari ntazumva kugira ngo mwebwe abaturage mureke guhura n'ibibazo kuko nzi ko wenda mushobora kuba mufite ubushobozi bukeya bukeneye nk'ubwacu kugira ngo muhabe ariko mwanciye muri humye ariko nimuzongera ndabarahiye aha ngaha kuri muri ndabarahiye nimuzongera genda wirate bwa nyuma wabikoze genda wirate bwa nyuma genda wishime bwa nyuma sha ngo twebwe turare mu misozi imvura inzara izuba umuruho kugira ngo mubeho mwebwe reka natwe dukeneye kujya mu bindi by'ikiyoro mwarangiza mwebwe bya bindi byose twakoze ntimubiha agaciro ugasohoka mu nzu yawe ukagenda ukarasa mugenzi wawe izi turashanira mu mazi muzunguka mwese turabyuka mwashiraga no kumugaragara mukavuga ngo kurasanira mu mazu bizatugeza ku kintu runaka cyangwa se tukabashikira icyo cy'umukunza nuko arashyira ukora iki kwamba bisa kunohanda kwa kila gaza mu musamba tanga n'ubuto bwose bubaho twahanganye n'ibitero by'ababembe murabizi hano ntabwo muri abashitsi twahanganye n'ibitero by'abanyinzi twahangana n'ibitero by'ababembe by'abakure duhangana n'ibitero by'akoze haba gakagabo hari gatembo abo bose twabashije guhangana nabo duhangana nabo kumanywa duhangana nabo mw'ijoro ibyo byose twabikoze kubera mwebwe tugira ububunda bukeya ugira n'imbaraga nkeya twahanganye n'imbunda za rutura hano murabizi
turaswa amakompora abagore bakava mwinda byose tubikora kugira ngo mwebwe mubeho twe dupfe sawa ariko mwe mubeho ariko mubikubye n'ubusa mwabantu murabahemu mwishe se batutsi je ndibuka hano intambara yabaye ku Kabingo njya gutabara mbura se batigara ku muhanda aranga tugeze yaranabura ngena rose ntitwani twajyanye se Koko ni harazaga ni ntambara tugomba kumujyana turamuhiga bunafirira mpaka kimeneza ngo twagire ariko muramwishe ku mpamvu burya kababwire niba ari ubwami ngo buva ku Mana sinzi ariko bavuga kandi buva ku Mana nimena amaraso hejuru y'ubwami nimena wifuza mugenzi wawe hejuru tegereza kuna nafasi yako uzayobora icyubahiro ntago bajya kwica abavandimwe ngo kugira ngo ugire icyubahiro se niki icyubahiro se ni igiki cyubahiro bimwe mu bintu byagiye bizana amacakubiri ahangaha n'icyubahiro ngo cyewe ngo kubera ko ndi runaka ngo bose bazi bavuga urindesha tugupfukamira nkande wowe tugupfukamire ni bimwe hano ku minota bisida harabo twaje kandi tuzapfukamira igihugu ntabwo tuzapfukamira igihugu ibyo mugende mu kubera tuzapfukamira ukuri tuzapfukamira amahoro ayo twapfukama tugakuramo n'imyenda tukagendesha mavi kugira ngo amahoro abe ngo ariko fulani ntabwo bizaba batangiye biga muragasukira parafu murakorora batangiye kubyara ngira ngo ndetse n'ibyo kubyara akadata kugira batangiye gutera ijya kujya ku ntambara kwambara amakuru kuri kumwe n'abana batayambara kiturwana kimwe twese ntiturwana none kuki wumva ko ngomba kwambara nkawe ngo niba ntambaye nkawe ngubwo ntego twakubaka igihugu ninde wabikubwiye wewe vuga aho wabyize natwe tugende tujige noneho tuzabikora natwe twarabyize rero batutsi agenda ruhukire mu mahoro Imana imuhuhuko ridashira ariko zura kugira rero uzi kuri kwawe agatsiko yakabwiye ukuri nikazize mwaruza ngo se batutsi yagira gukuri agatsiko yakabwiye ukuri kurabarya mpaka baramuhiga yabaga yaje mu bishimire kubabatuye yo kumuhamba yandi ariko wowe uko kuzacyara ukitani hano ni ibintu inama y'ingoro koko inama yiba ntabwo muri ijisho n'ikora ahubwo muri abagome hari agatsiko karimo kagenda kabatoza ubugome mukamagane ako gatsiko mukamagane kabatoza ubugome kabatoza kumarana navuze cyane mwarusha mwambabaje bari mwebwe no kubatabara ni kugira gusa cyangwa batera kwisida wihanganishije abamuriza mwihangane ngo wavuze ngo mwarangiye ariko humura murahari ntabwo mushobora gushira
urahari kandi muri kumwe n'Imana akaba afite Imana igakora muri kumwe n'Imana mwihangane ariko mugende mwamagana n'inapfu wabikoze agenda aruhuka mu mitima cyari kimuvuye amafungo amererwe neza agubwe neza yitwa umugabo usibishije ubwana nk'ubu ngubu ariko kubiva agenda yitwa amazina. Please like, share, and subscribe.